Turabaramukije neza cyane bakunzi badusaba muri Talks. Muri ino minsi mike ishize uzwi ku izina rya Tesi, umwe mu bantu bakorera ibiganiro ku muyoboro wa YouTube channel izwi ku izina rya This and That, yaje kugira gutya avuga amagambo agiye atandukanye, aho yatangiye avuga ati abafana ba Rayon Sports ntabwo ari abasirimu, utari umusirimu ubwo aba ari umuntu ujabye cyangwa se bari umuntu usa nabi, aba ari abantu baba basa nkaho basiganwe n'iterambere byerekeye no kuba ari abasirimu n'ubwo baba bari hasi. Nyuma y'ibyo ngibyo byaje guterwaho amagambo n'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu bavuga ati ese uyu muntu afite ubuhe bubasha ndetse n'izihe mbaraga zibasha kurira abafana ba Rayon Sports, akavuga ko abariya atari abantu b'abasirimu cyangwa se ari abantu basa nkaho basigaye mu byerekeye n'iterambere muri makeya, cyangwa se no kuvuga ngo ni abantu bagaragara nk'abantu bari smart. Ibi ni bimwe mu bintu byakuriye amatiku ndetse abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese uyu mugore utinyuka akaba yatinyuka abafana ba Rayon akavuga ati ni abantu bajabye cyangwa ni abantu batari abasirimu, ashingira ku kiniye mpamvu, yitwaje impamvu ibasha gutuma avuga Rayon ndetse n'abakunzi bayo mu buryo nk'ubwo. Ibyo ntibyaje kurangira, abafana benshi ba Rayon Sports baje kuza kuba bajya aho ngaho nabo batangira kumusubiza, bavuga ko ibyo bintu yavuze ari amagambo adakwiye, ndetse bavuga ko ibintu nk'ibi batabyihangana cyangwa se batarebera umuntu abasha kubatuka ndetse no kubasebya, kubandagaza mu buryo bungana buryo, avuga ati aba bantu ntabwo ari aba bantu b'abasirimu. Ibi ni bimwe mu bintu bigaragaza kudaha agaciro, kutubaha ndetse no kutabona abantu nk'abantu bagenzi bawe. Niba wowe ubona ukabona urasirimutse, abandi ukabona ngo abafana ba Rayon ni abantu bajabye cyangwa se batari smart, cyangwa se ubona ukabona ntabwo ari abantu b'abasirimu, ushingira ku cyo uvuga ngo aba Rayon ntabwo ari abantu b'abasirimu. Ibyo ntibyaje kurangira bitewe n'igitutu yaje kuba ashyirwaho n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, yaje kuza kujya ahabona cyangwa se ahagaragara avuga ko asabye imbabazi ndetse yexcuse, akaba yavuga ko ibyo yavuze bitari bimuturutseho ndetse ko bitari ubushake, asaba imbabazi abafana ba Rayon Sports bitewe n'amagambo mabi yo kubasebya cyangwa se kubararabika yari yaje kuza kubavuga. Ibyo ntibyaje kurangira gutyo, umugabo we cyangwa se uwo bashakanye uzwi ku izina rya Shizzo w'umuraperi yaje kugira gutya nawe ku munsi w'ejo hashize ajya ku mbuga ze nkoranyambaga atera amagambo avuga ati uretse nawe wavuze ngo abafana ba Rayon ntabwo ari abasirimu, ahubwo abafana ba Rayon Sports muri injiji, nta nubwo bihagije kuba mutari abasirimu gusa. Ibi ni bimwe mu bintu byakuriye amagambo menshi atandukanye, aho abantu benshi bagiye bandikira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, aho bamenyesheje nk'umuvugizi wa RIB Dr Murangirwa Bitseri bamugaye ati ese bimeze bite kugira ngo umuntu adutuke cyangwa se atwandagaze bingana bityo niba dufana Rayon, bagereho noneho ngo umufana wa Rayon cyangwa se ngo abafana ba Rayon turi injiji, nta nubwo bihagije kuba tutakiri abasirimu. Ati abantu bitwaza iki kugira ngo babashe kuba baduharabika, niba dufana Rayon bivuze ko umuntu ajabye cyangwa se asa nabi cyangwa ari umuntu utari umusirimu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Shizzo rero yaje kumvikana avuga ati ngewe nta kintu mwaza mumbwira, nta kintu bamubwira nyine mu buryo bw'uko yumvaga kumva ko ubwo bujiji abona ngo mu bafana ba Rayon ngo n'ubwo busirimu. Abantu bavuga ati ese ushingira ku cyo ujya gusebya abantu, niba abantu bakunda ikipe ubwo busirimu uvuga ni nyabaki, ushingira ku cyo uvuga ko aba Rayon atari abasirimu. Abantu benshi bakavuga ati ese niba Rayon Sports ifite abantu benshi bagiye bayifanamo ibyiciro bigiye bitandukanye, baba ari abantu boroheje cyangwa se abantu bari ku rwego rwo hejuru mu byerekeye n'ubuzima cyangwa imibereho, ko abantu bagiye ibyiciro bitandukanye, ushingira ku cyo usebya abantu ku buryo bw'uko uvuga ngo ni injiji. Ibi ni bimwe mu butumwa bwaje kuza kuba bugenda bukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga ati ibi ni uguharabika cyangwa ni uguharasinga abantu mu buryo buteye ubwoba no kutubaha abantu cyangwa se kudaha agaciro. Uvuga ngo abafana ba Rayon ni injiji nta nubwo bihagije kuba atari abasirimu, ni ibintu byerekana ko umuntu aba yabavitse cyangwa se aba yabasuzuguye ku rwego rwo hejuru ndetse no kudaha agaciro abantu. Abantu batandukanye rero bagiye bandikira umuvugizi wa RIB Dr Murangirwa Bitseri bamugaye ati ese ni gute umuntu nk'uwo ngo yifata akazana amagambo nk'aya ngaya, turasaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuba rwamukurikirana ikibazo nk'iki ngiki hakitabazwa icyo amategeko agena, ndetse byaba ngombwa uyu muntu agakurikiranwa mu buryo bwisumbuyeho burenzeho. Dr Murangirwa Bitseri yaje kuba atangaza avuga ati ntabwo ibi bintu nk'ibi ngibi bikwiye, ati yaje kuza kuba asaba imbabazi, ariko izo mbabazi Tesi yaje kuza kuba asaba cyangwa se ukayitesi urebye uburyo yazisabye ndetse n'uburyo zanditsemo, hari itangazo naje kuba ndeba mbona ni itangazo wajyaho ni ryo muri 2025. Iryo tangazo rya 2025 bigaragara ko ari umwe mu bantu wagira ngo asanzwe yibasira ikipe ya Rayon Sports, kuko iryo tangazo narebye neza mu ryanze 2025 ndibaza nise izi mbabazi arimo arasaba turi muri 2025 ko 2026 nagiye kuvamo, none se niba imbabazi arimo arasaba izo muri 2025 akaba iryo tangazo yasohoye
byaba bigaragara ko uyu muntu akunda gukorogana n'abariyo cyangwa se akunda kuzana ibintu byo kuba yaba nk'umuntu ubasimbura akababwira amagambo agiye atandukanye, noneho akaba yagaruye amatangazo y'imbabazi yari yasabye. Ese ubuzima nk'ubu ngubu kugira ngo umuntu abeho ari umwe mu bantu bumva ko bakwiye gucyocyorana n'abantu cyangwa se kuba hasirira n'abantu, abasebya cyangwa se abandagaza mu buryo budahesheje agaciro ndetse butanubashye abantu, abafana ba Rayon Sports ku buryo urinda kuvuga ngo ni injiji, mu nyuma ukaza usaba imbabazi bitewe n'uko abantu bagushyizeho puresha. Kandi uretse n'ibyo ngibyo nta muntu n'umwe ntekereza ko niba bikwiye ko wajya aho ngaho ngo uvuge ngo abantu ntabwo ari abasirimu, kuko nta n'umwe ugusaba, nta n'umwe ugufunguza, nta n'umwe wambika, nta n'umwe ugaburira, nta n'umwe ucumbikira. Ushingira ku cyo uvuga ngo umuntu ni byo ndavuga ngo umupatro utabashije kuzamura ntakababazwe n'ipantaro yawe igenda itendera kuba utayizamuye mu gihe n'ubundi ntacyo aba yakora ngo ubuzima bwawe buve mu buryo bumwe cyangwa bujye mu bundi bwiza. Ibi ni bimwe mu bintu byerekana uburyo haba hari abantu bamwe na bamwe baba batahaye agaciro abandi, ndetse umuntu akaba yavuga amagambo yose yiboneye arimo kutubaha ndetse no kudaha agaciro bagenzi be. Ibi rero nanone byaje kuza nka kimwe mu bintu by'ibibazo bigaragara ko abantu bagiye batandukanye bavuga ati ntabwo umuntu akwiye kuba yasebya cyangwa se yandagaza abafana b'ikipe abazize. Ubushize rero umugabo wiwe abantu bibaza ati ese uyu muryango w'aba bombi ni abantu bihaye gusebya abafana b'ikipe ya Rayon cyangwa ni abantu biyemeje kuba baba abantu barasenga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bitwaje kuvuga ngo umwe aravuga ngo abariyo ntabwo ari abasirimu ndatabariyo ni injiji, abariyo ni iki. Umunyuma ugasanga ni umuntu ufite ikinyabupfura gike, ufite discipline nkeya, kuko umuntu warezwe ufite ikinyabupfura byo kuvuga ngo ni umuraperi cyangwa ni iki byo biramureba, ariko icyo waba uri cyose ntacyo bibi cyo nta n'icyo bisobanuye mu gihe cyo kuba udafite agaciro ndetse no kuba wakubaha bagenzi bawe. Ugera wumva ko amagambo yose wavuga cyangwa se urutura mu kanwa kawe ari amagambo utatekerejeho kandi bashobora kugira ingaruka ku bandi cyangwa se bitewe n'uko message yawe ishobora kugira ku bantu, ugasanga ntabwo ibubatse kandi ari message igamije ko yatuma abantu gutekereza nabi cyangwa se bakaba bagusubiza nabo bigendeye n'uko wabashubije. Ibi rero ni ibyerekana uburyo Shizzo ndetse n'uyu mugore we ari bamwe mu bantu muri ino minsi, kabone n'ubwo yavuga ngo asabye imbabazi, kwibaza ati ese umugore aje asabye imbabazi, izo mbabazi nazo itangazo ryo 2025 izo mbabazi zimuvuye ku mutima cyangwa izo mbabazi zimuturutsemo koko bimurimo. Abandi kwibaza ati ese aba bombi ko bigaragara ko ari bamwe mu bantu bahubuka cyangwa se bahubagurika mu magambo bavuga cyangwa se abantu sasa ugasanga ni nk'ababavugirije. Umwe agiye aho kuba wafana Rayon Sports ngo uwo Shizzo bivuze ngo ugomba kubona umwanya ndetse n'urwuriro ku buryo ujya ugatuka abafana bari ukabacocora, ntacyo mupfa, nta sambo, ntawe mwarwaye, ntawe agize gute. Ibi ni bigaragaza umuco wo kutiyubaha ndetse no kutubaha bagenzi bawe mu buryo bw'uko wumva ukumva abafana ba Rayon Sports ukeneye kubatuka kandi ubahora ubusa, ubarenganya nta n'icyo bagukoreye iki.